Ishimwe Dieudonné bakunda kwita Prince Kid nyuma yo kuburanira muri Leta z'Ubumwe za Amerika urubanza rwe rwasomwe ndetse nkuko nyuma yo kuburana ku bujurire bwe bwo koherezwa mu Rwanda ndetse na nyuma yaho afatiye muri Leta z'Ubumwe za Amerika atorotse ubutabera bw'u Rwanda, urukiko rwa Texas rwategetse ko yoherezwa mu Rwanda akaza kurangiza igihano cye. Uti byagenze bite? N'urubanza rero rwasomwe kuri uyu wa kabiri nkuko byagiye bitangazwa, ndetse yaburanye asaba ubuhungiro kuko aje mu Rwanda ataba yizeye umutekano we nkuko yaburanye arimo arabivuga. Rero Miss Elisa akaba umugore we yatanze ubuhamya avuga ko ibyaha bashinje ku mugabo we byari ibinyoma kuko nawe yagerageje gushaka uko agaragaza ibimenyetso by'uko umugabo warengana, ariko ngo nawe yaje gutabwa muri yombi. Ubwo ni Elisa watangaga ubuhamya kugira ngo umugabo we atoherezwa mu Rwanda kugira ngo arangize ibihano bye. Prince Kid we nawe yaburanye arimo aragaragaza impamvu asaba ubuhungiro, avuga ko ubwo yateguraga Miss Rwanda hari ibyo atumvikanyeho na bamwe mu bantu bakomeye, hanyuma bakakoresha imbaraga kugira ngo bamushyireho ibyaha cyangwa se bakamushyiraho ibyaha, ndetse ari byo byatumye ahunga. Nyuma yo kumva uko yaburanye rero n'ubuhamya bwatanzwe n'umugore we ari we Miss Iradukunda Elisa, uyu ni nyampinga w'u Rwanda 2017, umucamanza w'urukiko ruherereye Texas rwanzuye ko agomba koherezwa mu Rwanda. Cyakoze ahabwa iminsi 30 yo kujurira. Urumva ko agifite igihe cyo kuba yajurira ku bijyanye n'imyanzuro urukiko rwafashe. Rero amakuru yashyizwe hanze n'urwego rushinzwe yubahirizwa ry'abinjira n'abasohoka muri Leta z'Ubumwe za Amerika ndetse no ku mipaka rwa IC avuga ko Prince Kid yatawe muri yombi kwa 3 Werurwe umwaka wa 2025 mu mujyi wa Fort Worth muri Texas. Uru rwego rwavuze ko Prince Kid yaramaze iminsi atuye muri Fort Worth mu buryo bunyuranyije n'amategeko, gusa ngo yinjiye muri Amerika mu buryo bwemewe n'amategeko. Amerika rero yavuze ko uyu mugabo yatewe muri yombi mu rwego rwo kubahiriza icyemezo cy'impapuro zo kumuta muri yombi zashyizweho n'ubushinjacyaha bw'u Rwanda hari ku itariki 29 Ukwakira umwaka wa 2024. Kugeza ubu Prince Kid afungiye muri kasho z'uru rwego mbere yuko hafatwa ikindi cyemezo icyo ari cyo cyose mu bijyanye no kumukura muri Amerika. Mu kwezi k'Ukwakira umwaka wa 2023 nibwo urukiko rukuru rwakatiye Prince Kid igifungo cy'imyaka 5 rumuhamije ibyaha byo gukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato no gusaba cyangwa gukoresha ishimisha mubiri rishingiye ku gitsina. Mu isomwa ry'uru rubanza rero niba mubyibuka, Ishimwe Dieudonné aka Prince Kid ntabwo yari ari mu rukiko ndetse n'uwari umuhagarariye mu mategeko nawe ntiyahabonetse, ariko ubushinjacyaha bwo bwari buhagarariye. Gusa mu isomwa ry'uru rubanza umucamanza yavuze ko yagombaga guhanisha igifungo cy'imyaka 16, icyakora bitewe n'uko bwari ubwa mbere akurikiranywe n'inkiko igihano cyagabanyijwe kikagirwa imyaka 5 n'ihazabu y'amafaranga angana na miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda. Kavukire friend nimba yarahungiye muri Amerika yarakatiwe n'inkiko zo mu Rwanda, yagera muri Amerika n'ubundi akongera. Ntabwo yagiye ahunze, yinjiyeyo byemewe n'amategeko, ariko birisinzi ngo dufata mu kanya nabubaza ukuntu byagenze ku buryo byitwa ko yabagayo mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Ariko ikigaragara ntabwo yagiyeyo byemewe n'amategeko, ariko yagiye azi neza ko yakatiwe. Aribyo nyine habayemo kwesiketinga igihugu. Acitse iki igihano? Cya gihano yacitse n'icyo yakatiwe muri Amerika. Ibyo bihano byose uko abibiriza abakombine abikore byose cyangwa bizagenda. Oya, icyo muri Amerika se ko ari ukwanzura ko asubizwa mu Rwanda, hari ikindi. So turagushimiye. Sawa, murakoze, igitondo cyiza. So mbere yo kwakira undi reka tuze gufata kuri icyo kibazo. Godfather Kid, abanyamerika bavuga ko yinjiyeyo rwose byemewe, ariko bikarangira bavuga yuko yabagayo bitemewe. Ibyo bintu wabisobanura ute? Aha ngaha iyo bavuze ko ndakumva, uranyumva? Aratwumva? Ongera telefone iriho umurongo uriho.
Godfather. We ndakumva Osokim. Aha, ikibazo cyanjye wacyumvise? Ikibazo nacyumvishe. Ye gisubize. So ahangaha bavuga ko yinjiye muri Amerika byemewe n'amategeko. Ariko ntekereza ko bakongera bakavuga hasi ko yabaga muri iriya state bitemewe n'amategeko. Ahangaha birashoboka ko akihagera yahise asaba ubuhungiro cyangwa yideklara. Turi kumwe? So muri kwideklara rero birashoboka ko atahise ahabwa hari bayita gute work permit asinoro mbere bayogereza asylum so mbere yuko baguhereza ntabwo bari bataramuha asylum iyo bataraguha asylum rero ukiri muri pending ntekereza ko ari byo bashingiye bavuga ko yabaga bitemewe n'amategeko ubwo igihe ashobora kuba yararengeje igihe ego overstay exactly okay ariko hari n'ukuntu bavuga bati umuntu uko visa twari twamuhaye yari yemewe ariko nyuma bagasuzuma bagasanga mu kuyisaba hari ibinyoma yashizemo icyo gihe nabwo bavuga kuba muri icyo gihugu bitemewe n'amategeko oya mu rukiko bavuga ko yinjiye muri Amerika byemewe n'amategeko kuko ntabwo Rwanda president yari yinjiye muri Amerika okay uri bukabira bya munyenyezi ego ndabyibuka buriya iyo wabeshye yes visa bakayiguha nyuma bakazavumbura ko ari wabeshye barakwirukana ariko nkeka ko kugeza ubu batigeze bavumbura ko yabeshye we baravuga yuko yabagayo bitemewe gusa ubwo ni ibyo nyine igihe yari afite gishobora kuba cyararenze visa oya Osokim ariko mugomba gusobanukirwa yego ni ukuvuga ngo Prince Kid akimara kugera hariya visa yari ifite cyangwa ajya muri Amerika hari motive ntabwo apfuye kuri ndege bajya muri Amerika hari motive yaragiye yatumye ajyayo icyo ni kimwe ariko ageze hariya afite statement yatanze iyo statement yatanze yaje kuvuguruzwa n'inyandiko z'ubutabera bw'u Rwanda bwasabye Amerika kumuta muri yombi so ahangaha urukumva ko ashobora kuba mu byo yavuze buriya ntabwo yashyizemo yuko yanakatiwe yaraje kuko urabizi mu bibazo bakubaza waba warakatiweho papa waba warabaye mu mitwe y'iterabwoba ibibazo babaza biba ari byinshi cyane ashobora kuba rero atarashyizemo yuko yanakatiwe noneho za mpapuro za Interpol zigahita zigaragaza ukuri kuko ahangaha nujya kureba Prince Kid yinjira hara muri Amerika muze kundebera ngo yinjiye mu buhe mwaka ataro 2023 ndatekereza ko urabona ko Jean Paul Mundineza wamuzize wamubambiwe ku musaraba ubu yarafunguwe urakoze cyane wibuke rero ko yaragiye akigerayo yahise yideklara ubutabera bw'u Rwanda bwohereje inzandiko muri Amerika zo kumuta muri yombi muri 2024 yego so urukumva ko ubusabe bwe na dosiye ye yahise yakwa agaciro aba mu gihugu bitemewe n'amategeko kuko yababeshye yego ngo kuko byagenze hanyuma urabona bamutaye muri yombi mu kwa gatatu urubanza rurimo kuba mu kwa 11 yameze ko ari menshi cyane Godfather Amerika baragize ngo bashyizemo imiyaga baramuretse oya muri Amerika bafite ibintu byinshi cyane kandi wibuke ko afungiye muri transit arafunzwe so ari muri immigration I think ndaza kucekera transit bimeze ite nkizi zo kwa Kabuga ni nkizo kwa Kabuga ariko nta mubyigano bamwe oya nta mubyigano bamwe Mister Saramusura se hariya ntabwo nabimenya nabangiye kubeshya abadukurikiye ntabwo nzi niba musura cyangwa atamusura Godfather reka nkubaze ikibazo cya giturage ibi bintu ko birimo imyaka myinshi imyaka igihe yateguriye Miss Rwanda imyaka myinshi biba successful yarasiga afite amafaranga yaga duhamagara tukajya kumwiyoga turi benshi cyane muri Serena tukanywa tukabura aho tuzishyira bikarangira bitya iyi myaka ituka yego ntabwo ari imyaka ntabwo icyo kibazo ari cya giturage ntabwo ari imyaka buriya mwe mwabonye yewe narasabye ndavuga ngo Prince Kid namara kugeza mu Rwanda bazatubwire
tuvuge ibyo twamenye ntabwo ari Prince Kid wenyine uzafungwa turi kumwe iyi dosiye se bazayifungura bundi bushya no ndi kukubwira ibyo ndi kukubwira nk'ubu ngubu Oswakimu hari nk'inkuru nari nakoze natinye gushyira hanze hano ugiye kureba hari abakobwa harimo abana b'abakobwa bandi babaye amavictime batigeze bagaragazwa hariya muri rwa rubanza hari ahagaragaye abagaragaje kwambara amakamba ariko hari abakobwa bandi bagiye bagarukira mu byiciro bya mbere basambanyijwe bakorewe ibintu by'umwanda hari ibintu by'amapasi imodoka zapagiraga abakobwa mu migoroba bakajyanwa ni ibintu bizwi dufite ubuhamya so ibi bintu rero ntabwo ari ibintu by'imyaku bazasasa inzobe niba ari uguhana Prince Kid nahanwa azahanwe ariko bazafate buri wese wabigizemo uruhare nawe abiryoze n'aba bakire se ntabwo ari abakire gusa tujye muri koje banki tuvuge ibintu umwanda wahariya ntabwo ari koje banki yonyine harimo abantu benshi Oswakimu amakuru avuga ko kwa kundi kamera zabaga zitunze abakobwa mu ntara nibwo batangiraga kubagabana urukunyumva ibi ngibi ndakubwiye ngo Prince Kid yaza kuba atari mu gihugu nk'u Rwanda gifite umutekano nta muntu uhutaza undi hadakoreshwa imbaraga z'umuntu ku giti cye ntabwo Prince yari gufungwa Prince yari kwicwa Prince yari kugambanirwa agapfa kugira ngo bahishe ibimenyetso nk'uko uriya mukire wari ufite ibirwa bivuga ko ba Donald Trump bajyaga gusambanira mu kirwa cye yagiye muri gereza bagahita bamutsindamo Prince Kid yari kwicwa kugira ngo basimanganye ibimenyetso ntimujya mukomoza nsoza ntimujya mukomoza kuri legacy nujya kura muri legacy Prince Kid nujya gusambanya abakobwa muri Grand Legacy niwe ntabwo ari we sibyo Prince Kid yarezwe ibyaha byaha yarezwe babimurundaho ngo byo kwaka ruswa y'igitsina no gusambanya abakobwa bya rap ariko yari buregwa icyo gucuruza icyaha cyo gucuruza ariko impamvu bakivanyemo yabacuruje kwa bande naba bakomeye avuga ubwo rero ibyo urimo kuvuga bishobora gutuma koko abanyamerika bamugumana ntabwo bamugumana kuko simenya ko bagomba kumugumana ntabwo Prince Kid ibi byaha bijyanye n'igitsina muri Amerika ni ikintu badashobora kutureretinga ikindi wibuke ko Prince Kid nta na permanent residence afite muri Amerika nta PR afite muri Amerika ni umustranger nta kintu bibabwiye abanyamerika kumusubiza umuntu ufite ibyaha baramumanura hari amahirwe menshi so Godfather reka tugushimire nawe mu izina ry'abakurikiye ikiganiro zinduka ku musanzu ugihaye murakoze cyane ukomeze ugira akazi keza iwawe hari ni mu gicuku ariko yaduhaye ubwino nahuye ni dosiye my friend ariko muri kumva mwamugenda mubeye urutwo hejuru murabeho ndagiye simba hari mugati ngo mugere mucuruzi ndafata ni bana n'abakisi ngaho mukomeze twagiye ukuntu mwese mwisanze kuri TV neza urakubereye sanze ariko buriya yabatwe kudusharinga radio sinari mperutse kumva radio nanjye kubikura binanze kandi ba mu gihugu cy'ama maradiyo nanezerewe radio ivuga ngo ndi hano ngo ngiri ubavu ngaro meruka kuri radio Sarusi bambwira ngaro ye Jesse muraturaniye pe ngo ndi hano rubavu mufite ibibazo none se ntabwo ntatumye ntabo account yanjye ya backup ntayizamura ngo mu ntemo ngaho ni mu nkande niba mbakumbuje radio kandi wayisize